mu miruho n'imihati, mu ngorane zibaho, mu mikorere y'iyi si, mu kuruha kubaho, kugomba guhera ku mugabo. Kandi kukamuhera hari ukugira ngo bigende bite, ari uburyo bwo gukingira umugore we. Reka twongera tubashimire rero mwebwe mukomeje gukurikirana ibi byigisho. Ni ibyigisho bigenda bitwubaka mu byerekeranye n'agakiza, bigenda bitwubaka mu byerekeranye n'imibanire yacu n'abashakanye, ndetse hari aho binagenda bikerekeza no ku burere bw'abana bacu. Reka tubashimire cyane mwebwe mubona byabubaka, cyangwa se mwabona bitanabubaka bitewe nuko wenda mubizi, mukaba mwabyifashisha namwe mukaba mwakubaka imiryango y'abatuzengurutse cyangwa se abaturanyi bacu. Nje tugiye kuganira rero muri uyu mwanya, nitwa BAGIRINSHUTI PIERRE, HALELUA. Nje tugiye kuganira iki cyigisho gitoya kigenda kirasa ku nsanganyamatsiko, kugira ngo ari we wese ucyumva ikibazo cyamurambira cyangwa se ngo yumve ntacyo kimufashijeho. Akaba ariyo mpamvu twasaba kugira ngo twese dutega amatwi kugira ngo twumve neza ino nsanganyamatsiko yacu. Aho yerekeza rero ni ku bintu bitanu abagore bakunda. Twagiye tubagezaho ibyigisho bigiye bitandukanye, iby'abagabo bakunda, ibyo abana bakunda, ibintu bigiye bitandukanye, ariko muri uyu mwanya tugiye kureba icyigisho kivuga ngo ni ibihe bintu bitanu abagore bakunda. Nivuga rero ngo abagore bakunda, abagabo tuzamure imyumvire, tuzamure gutega amatwi, kuko nubwo ari ibyo abagore bakunda, ni ukugira ngo abagabo bamenye ibyo bagomba gufashaho abo bagize ute bashakanye. Imana ishimwe cyane rero. Reka rero muri aka kanya ubwo tugiye kwifashisha n'ibyanditswe kugira ngo turebe icyo ibyanditswe byabivuzeho, tumanze twasenga. Data wa twese turagushimye cyane, tugushimira yuko ari wowe watanze umufasha wa mbere. Reka rero muri aka kanya ubwo ugiye kutugezaho muri bimwe wifurije abatubanjirije ubwo washyiragaho umuryango, abagabo barusheho kubyumva ndetse no kubishyira mu bikorwa kugira ngo bafashe abo bashakanye. Reka muri aka kanya bari wowe duha imyumvire myiza, bari wowe duha n'ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa, bitugusabye mu izina rya Yesu, amen. Ibi bintu rero bitanu abagore bakunda. Abagabo benshi usanga bavuga ngo umugore wanjye ngo njye mbona agakunzi, ngo njye ntiwanamenya n'ibyo akunda ye, ngo njye mbonaga ngo aha, ngo by'uwo munsi ngo nibyo nubaha, ngo ibyo mbonye agezweho ngo nibyo ngibyo naronse, ngo nibyo nabagomba gukunda, ngibyo ukabona mbese ni ibintu bimeze nk'akajagari. Ariko nta kajagari kaba mu muryango, nta kajagari kaba mu bashakanye, nta kajagari gashobora kuba mu bantu, mu bintu Uwiteka Imana yabanje. Reka tubanze twasoma iri somo riboneka mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 25. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 25, turamanuka tugeze hepfo. Twumva icyo havuga. Bagabo, harimo akitso, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishira afite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko ni kw'abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya, kuko Kristo abigira itorero rye, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Tugeje ku murongo wa 31. Aha ngaha rero bavuzemo amagambo meza
ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Ushobora kwibaza uti ese burya nanje mu kuremwa, nanje mu buryo Imana yandemye nk'umugabo ngomba gukunda umugore wanje kugera ku rugero rwo gupfa bagasigara? Niko bimeze. Ahubwo ni abagabo bangahe bagifite uyu muco wo kuvuga ngo napfa mbere y'umugore wanjye mu buryo bwo kumwitangira. Niba Kristo yarapfiriye itorero, umugabo akaba atapfira umugore we, ari kunyuranya n'ikijuru rivuga. Kuko hano baravuze ngo aryishire. Kristo niwe wakunze itorero ngo aryishire rifite ubwiza. Ubwo nibavuga ngo rifite ubwiza, umugore arebe ngo hari umugabo ufite ubu bwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunganyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo. Ni ingo zingahe uri kuja gusanga umugore afite iminkanyari? Ni ingo zingahe uri gusanga umugore adafite ubwiza? Ni ingo zingahe uri gusanga umugabo atakwishira umugore? Ugasanga umugabo ni umusore, umugore yarashaje. Ashajishijwe n'iki? Ni uri kuja mu mihepfu y'isi, ni uri gushakishiriza abana, ni uri gushaka mitiwere, ni uri gushaka ibyo gutunga urugo, ni uri gushaka ibyo kugira ute. Umugabo ugasanga we ari kuba umusore, ugasanga umugabo niwe uri gusubira bwana nka bya bindi abana bari kuvuga ngo mwana duza. Ugasanga umugabo niwe uri kuba mwana duza, umudamu asaza. Ariko hano Kristo ari kuvuga ngo iki? Ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Mugabo inshingano ya mbere ufite ni uko ugomba gupfira umugore wawe ngo aryeze. Umugore waba mwiza amaze kuryogesha amazi y'ijambo rye ngo aryishire rifite ubwiza. Umugore agomba kugira ubwiza ridafite ikizinga. Ntabwo umugore agomba kugira ikizinga. Umugabo ari umusirimu cyangwa umunkanyari. Ntabwo umugore agomba kugira imitabo hano iminkanyari. Umugabo ari umujene ari kuyaga. Hoya hoya. Cyangwa ikindi kintu cyose ngo gisa gityo, ngo ahubwo ribiryera ridafite inenge. Mu miruho n'imihati, mu ngorane zibaho, mu mikorere y'iyi si, mu kuruha kubaho, kugomba guhera ku mugabo. Kandi kukamuhera hari ukugira ngo bigende bite? Ari uburyo bwo gukingira umugore we. Iyo bitameze gutyo umugabo aba yatandukiriye. Iminsi nayo igenda ihinduka. Hari uko umugabo ashobora wenda gushakisha imibereho, wenda ntaronge. Babyeyi badamu muje mureba ako kantu. Niba umugabo yagerageje ntaronge, ntukavuge ngo none si ngo ko byabyigisho ngo twabibonyemo ngo biri kuvuga ngo ugomba ngo byanga oya. Mureba nawe niba yagerageje ukabona ntabwo yaronse. Bibaho, iyi si turimo tuyiziranyeho. Ariko agomba kugenda akarata, agomba gushakisha ntaronge, ariko bikorera umugore we. Yaratatarata. Byose bigomba gukorwa ku nyungu z'umugore. Ahangaha rero iki cyigisho cyacu rero cyari kiri kwerekeza ku bintu 5 abagore bakunda. Ibintu 5 abagore bakunda. Tugiye kwifashisha igitabo cyiza nanone kiri buze kudufasha kugira ngo tuzamure imyumvire. Ni igitabo cyitwa Itinéraire du couple. Ni igitabo cya Dr. Juliana Merigosa na Dr. Annette. Bafashije imiryango cyane. Ubu bushakashatsi babukoreye ku bagabo 500, abagore 500. Muraza kubisoma ku page 35 aho bagaragazagamo yuko ibintu abagore bakunda. Yego na abagore nibyo bakunda. Abagabo bagomba kubishyira mu bikorwa, bagomba kubyitaho, cyangwa se bakareba niba ikintu gituma adashyikirana n'uwo bashakanye hari bamufasha we muri ibi bintu nta cyaba kirimo. Waba ari umwanya wo kubikosora kuko cyaba ari icyigisho kidufasha kugira ngo
abagabo babane n'abagore babo neza. Uyu dogiteri rero Juliana na Annette baravuze ngo ku pasha 35 igitabo ni nkuko twakimaze kukibabwira ngo ikintu abagore bakunda cyambere no gukundwa no kwitabwaho no kugaragariza cyangwa kugaragarizwa impuhwe. Hano baravuze ngo ni d'affection et de tendresse. Ye mugabo umugore ari ikosa ribaho abagabo dukora tumazemo iminsi dukora, abandi ntabwo bazi ko ari ikosa, abandi bazi ngo nuko ikosa ryo gutereta umugore, reka mbivuge mu rurimi rw'amahanga ariko rwumvwa na benshi cyane, ikosa ryo gutereta umugore ukimurambagiza iwabo. Abagore ikintu bakeneye cyambere bakeneye guteretwa buri munsi. Ubu ndi kubivuga byahuranije kugira ngo hatagira uvuga ko tutabyumvise neza ngaho byerekezaga. Umugore akeneye kugaragarizwa urukundo buri munsi. Bya bindi wamubwiraga ari iwabo, bya bindi wamubwiraga guherekeje, bya bindi wamubwiraga umuherekeje, bya bindi wabukoreshaga telefone, nuba aracyabikeneye. Ntabwo byarangiye. Niba byararangiye wa mugabo we waracisha no kukica, niko nabivuga to byavamo. Abagore bakeneye kugaragarizwa iki? Urukundo. Niko bimeze, niko kuri. Icya kabiri abagore bakunda dialogue. Abagore bakunda ikiganiro nkuko twabibonye mu cyigisho cy'ubushize. Mu magambo abadamu bakunda kugira twabonye yuko ngo abagore ubundi ngo icyagati cy'amagambo bagira ngo ni 25,000 ngo nibyo bagomba kuvuga mu masaha 24. Niba bavuze ngo ni icyagati rero baba bavuze ngo hari ushobora kuyarenza 25,000, hari n'ushobora kuja munsi ho bukeya. Ngaho tekereza aya magambo umudamu wawe yagira, reka tuvuge ko arengeje ni 25 noneho. Bukira utamugabanyirijeho n'10,000, bukira utamukuriyeho n'5,000, bukira utamukuriye 12,000. Ayo magambo azayavugira hehe? Uzatuma yavunjamo n'amagambo mabi, uzatuma yavunjamo n'amagambo atari meza. Niyo mpamvu bagabo abadamu bakunda kuganira. Niba uvuye iyo uvuye mubaze uko yiriwe, ibyo yiriwemo, mubaze ukuntu yatondetse ibintu mu rugo, ati ibintu kwa bitondetse wowe neza byagenze bite noneho ko ndi kubona noneho bitari bimeze nkuko byari bimeze. Mubaze niba mufite abana, mubaze raporo y'abana. Niba yarafite akazi birashoboka, mubaze uko byiriwe mu kazi, kugira ngo iki kiganiro kigire ute, iki kiganiro cyuzure, kugira ngo amarangamutima ye murusheho gushikirana. Ikintu cya gatatu abagore bakunda kugirirwa icyizere. Icyizere abagore baragikunda. Icyo umuntu yakoze, hari abagabo benshi ubona ahereje umugore iposho, ukabona umugore ahereje bamuhaye iposho, umugabo ukabona ari kuvuga waguze iki waguze iki, yose yashize kubera iki, ukabona umugabo ari gusaba raporo y'ibintu biri muri negatifu gusa yashize kubera iki. Oya, abagore bakunda kugirirwa icyizere. Mwereke ko ibyo yakoze, mwereke ko ibyo arimo, mwereke ko ibyo ahoramo abizi. Wimwereka nk'aho ari gushakisha, nk'aho ari kugira ute, mwereke ko abizi. Yemwe nuko byaba bitagenze neza, mwereke urugero yagejejemo mu bumenyi, mubwire uti ahantu wagereje hanejeje,
atari ubundi buryo warenza hano hari ubundi buryo bwisumbuye ati bizaba birenze ashakisha uburyo kakandi kamusobwe kakandi katamunejeje ashakisha ukunda agira ute ahita karenzaho nejo ubone yagize ute yabirengeje bitabaye nejo bundi abagabo rero mwuririre ko kigirira icyizere abagore banyu bibereka ko murenze bibereka ko murenze nubwo waburenze wimwereka yuko ibyo yakoze nta gaciro bifite abagore bakunda kugira ikize mwizere bwira ibintu ugiye kubikora urabikora nanjye nkuko nabikora ahantu ugiye ndabizi uravuga nkuko nanjye navuga ibi bintu ugiye guhaha kabisa urabihaha nkuko nanjye nabihaha maze umwereke ko ibyo agiyemo abishoboye uzareka atazabishobora hamutahanga rwose ngo urasesaguraga ngo njyewe isesagura ryawe rirandambiye oya yaragira mu ndahame ashobora gukoresha menshi arenze ayo mu muryango mwunguka ubwira uti rwose ahantu reka bimwe waguze byinshi biragaragara ni byiza nuko tubikunda reka bimwe tubikoreshe nayo n'ibindi ejo cyangwa ibintu bizabikoresha ejo bundi ariko nawe ngo isesagura ryawe ukuntu waba umucinda rye wa mugabo abagore rero bakunda kugirirwa icyizere ni icya gatatu icya kane abagore bakunda icyo bita ngo ni sécurité matérielle abagore bakunda ko ibintu byo mu rugo ibikombe teremusi amasahane ameza ko bihora bitunganye abagabo bakunda kujagaraza ibintu ngo mfite umugore jagaraza mfite abana ko n'ibintu abagore bashaka ko utuntu two mu rugo ubu umugabo ashobora kugura teremusi umwana akayimena umugore niwe ubabara mbere cyane kuruta n'umugabo wayiguze umugore niwe ushobora gusanga afashe n'imyanzuro cyane kuruta umugabo wayizanye none ari we wayizanye byamera bite kumva n'ibindi bindi abagore rero bakunda iki kintu cya kane icya gatanu abagore bakunda ubwo nivanga abagore abagabo bumve cyane abagore bakunda ko abagabo bagaragara mu mirimo yo mu rugo abagore bakunda ko abagabo bagaragara mu mirimo yo mu rugo umugore ahata umugabo acana imbabura uwo mugore ntabwo yaguca inyuma uzi umugore akubura umugabo yoza umwana ntabwo ashobora kuguca inyuma ntabwo bishoboka kubera ko urukundo rwe rurazamuka niyo mpamvu mushobora kugera n'ahantu h'ubwiherero wa mugabo we ugasanga yahindutse iryo ni ibanga nibira abagabo ugasanga yahindutse kubera iki aba bantu bavuga ngo baricuruza kubera iki abantu bavuga ngo bakora imyuga ngo yo kwicuruza usanga kenshi aribo bakundwa cyane nuko usanga kenshi bakoze utuntu nk'utu ngutu abagabo batashishoje neza batahujiye n'izi nyigisho ugasanga baratwawe impamvu abagore bakunda abagabo bagaragara mu rugo umugore ntazi yizengurukeho ngo ateke ngo avuye guhaha ngo akarange ngo agire ute umugabo yicaye
abagabo benshi bituruka hehe kugira ngo batere kubafasha, ngo babonye ngo ndi gucana imbabura, ngo babonye ngo ndi koza umwana, ngo babonye ngo ndi kugira ngo byazagaragara ngo yuko nabaye inganzwa. Umugabo yangaga kuba inganzwa iwe, usanga abaye inganzwa ahandi. Niko bimeze. Abagabo kunze kwihagararaho cyane bigira abanyacyubahiro, akenshi mu ngo z'abandi, mu ngo z'abamaraya, mu ngo z'iki, usangaga bya bintu banga gukora iwabo bari kubikora iwabandi. Tekereza, kanga gukora imirimo kuwo mwashakanye, kuwo wakoye, kuwo mwasezeranye, kaja kubikora kuruhabana. Ikibazo. Ibi bintu bitanu rero reka tubisubiremo twihuta, ni by'abagore bakunda. Ubwo ndabandi kwibutsa abagabo, ndabandi kwibutsa abagore, ndabandi kwibutsa abagabo. Ikintu cya mbere, abagore bakunda gukundwa ndetse no kwitabwaho. Icya kabiri, abagore bakunda kuganirizwa. Icya gatatu, abagore bakunda kugirirwa icyizere. Icya kane, abagore bakunda guha agaciro uturimo, utuntu bakoze mu muryango. Icya gatanu, abagore bakunda ko abagabo babo bafasha mu mirimo yo mu rugo. Abagabo rero, inshuti zanjye, nk'uko ngayo, reka dushyire mu bikorwa izi ngingo n'izindi twari dusanganywe, tuzarebe ko aho twashakanye tuzakomeza kubana akaramata. Reka rero mbifurize umuryango mwiza, reka mbifurize abo mwashakanye beza, reka mbifurize umuryango ukwiye muri iki gihe cya nyuma. Reka njyewe nawe imiryango yacu cyakoze tunisegura kuba gifite imiryango ituzuye bitewe n'ingorane, bitewe n'uburyo umwanzi Satani yaba yarayinjiriye akaba yaratumye nk'abo bashakanye ngo batakiri kumwe. Kanamwe tubahereze ihumure yuko ubwo Yesu Kristo agiye kuzagaruka, abo twashakanye twakundaga abo tuzababona, tuzongera tubabone. Ntabwo nitugera mu ijuru, abantu benshi bazi ngo nitugera mu ijuru ubwonko bwacu buzahinduka duhinduke nk'ibintu. Oya, nubwo kubyara bitazaba turi mu bwami bw'Imana, ariko tuzamenyana n'abacu, tuzishimana n'abacu. Reka mbasabire kugira ngo uwo munezero tuwuhere hano kuri iyi si, tuzawimurane mu bwami bw'Imana. Ibyo nasaba Imana Data ngo ibidufashemo mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Twabanje isengesho, tugiye gusoresha n'isengesho dushimira abagabo uburyo bagiye gushyira mu bikorwa izi ngingo. Reka dusenge. Imana yacu, mubyeyi wacu, turagushimye cyane ukuntu ugiye kurema bwa mbere waremye umugabo, urangije umuremera umugore kugira ngo baje banezerana. Reka bwongeye kutwibutsa amahame yo kunezeza abagore bacu. Byinshi twari tubizi, ibindi twabirengagaho tutabizi, ibindi tukagira ngo ni ugusuzugurwa, ariko dusanze yuko aricyo cyubahiro cyacu. Dukomeze kuduha icyo cyubahiro, mubyeyi mwiza, turakigusabye. Tugisabira n'abandi bagabo bari hirya no hino batari babizi, n'abari babizi bibakomerezemo. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo urakoze, amen.